karere ka Rubavu abafite ubumuga bo mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu baratabariza umwana umaze imyaka 5 afungiranye mu nzu kubera ko ngo yavukanye ubumuga bwo butandukanye. Uyu mwana bivuga ko hatahawe uburenganzira nk'uko bikwiye. Uyu mwana kandi ababyeyi bamubyara Ndayambaje Jean Pierre ndetse na mama we Mukeshimana Epiphanie. Uyu muryango kandi ngo uhora mu makimbirane nk'uko rundi abaturage bagiye babivuga, bityo bikaba bishobora kuba ngo hariyo ntandaro yatumye batita no kuri uyu mwana. Uhagarariye abafite ubumuga mu murenge wa Nyundo bitwaye cyo Olivier yadusobanuriye impamvu ndetse n'uburyo bamenye iki kibazo cy'uyu mwana. Ni ku murongo wa telefone yagiranye na Prime TV. Uko byagenze twaje guhura n'umubyeyi aduha amakuru, biba ngombwa yuko coordinatrice w'akagari asanga ikibazo kirahari, umwana afungiranwa mu nzu. Nyuma yaho biba ngombwa yuko nanjye nkikimara kubimenya nibwo nari ndimenye, ndavuga ati ntago ibi bintu bishoboka. Ndagenda turahagerana, mu kuhagera cyabikoze dusanga imiryango irafunze, umwana ari mu nzu, ari akadirishya gatoya gafunguye, duhengerezamo umwana turamubona. Umwana turangije kumubona nibwo navuze ati kuva mbimenye ntago nabyicarana, reka tubikorere ubuvugizi turebe wenda icyo umwana byagenze. Afite ubumuga bukomatanyije kuko ntavuga, ntagira ute, ingingo zose nta mbaraga zose zagiye zigagara. Atubwira yuko umwana abura ubushobozi bwo kumwitaho kuko aba mu cyiciro kigira ute kikamukwiye, aba mu cyiciro ngo cya 3. kandi izindi mbogamizi yaduhaye, yagiye gusaba akazi ngo ahetse umwana ngo bakajya bakamwima. Ngombwa rero yuko ngo we ahitamo kujya amusiga mu nzu gutya. Ariko ubu tuvugana ikimara kubona ikibazo cy'umwana ntago nagerageje kuryamana kuko twahise tunasangira amakuru n'inzego zose z'ubuyobozi bugize umurenge wa Nyundo, guhera ku batwara sibo, inshuti z'umuryango, abajyanama b'ubuzima, Croix Rouge, bose na n'ubu turacyari kumwe gukurikirana icyo gikorwa. Ntabwo twicaye ubuyobozi bw'akagari bw'umurenge ndetse n'akarere turahari, turi kuri centre de santé isa tuvugana ya Nyundo. Umwana bari kureba uburyo babanza bareba ubuzima bwe uko buhagaze kugira ngo babone ikindi bamukorera n'uburyo badusubiza. Ariko imibereho ye urabona ari imibereho imeze nabi. Mu buryo bwihutirwa numva yuko icyambere uriya mwana agomba kubona wenda agakoma kugira ngo imibereho ye turebe wenda yuko yagaruka. Indi agakurikiranwa no kwa muganga bakareba ubuzima bwe uko buhagaze. Akaba yakenera n'akagare k'abantu bafite ubumuga, wenda umwana nawe akajya ajya hanze agakina n'abandi bana, akajya ku kazuba, gutyo kugira ngo tugomeze turwanye ihohoterwa ry'abantu bafite ubumuga bahezwa mu ngo. Yari uhagarariye abafite ubumuga mu murenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu, aho yavugaga ko uyu mwana akeneye ubufasha haba mu by'ubuvuzi bwihutirwa ndetse n'ubw'imibereho kugira ngo ubuzima bwe bwazahaye bubashe kongera kugaruka. Twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa Nyundo buvuga kuri iki kibazo, budutangariza ko iki kibazo butakimenye ndetse ko ababigizemo uruhare kugira ngo uburangare kugira ngo uyu mwana ahohoterwe gutya bazayibazwa. Umurenge kandi wakomeje uvuga ko hari ubufasha bwatangiye guhabwa uyu mwana. Ni mu kiganiro twagiranye n'umuyobozi w'uyu murenge. Ikibazo cy'uyu mwana mubwije ukuri, buriya nibyo mu buyobozi tugomba kwita ku baturage dushinzwe kuyobora tukamenya n'ibibazo byabo. Ariko iki kibazo ntabwo, kubera ko ababyeyi bamufungiranaga mu nzu, ntabwo ngewe ku rwego rw'umurenge ntabwo twigeze tukimenya. Dufite inzego dukorana, haba urwego rw'abafite ubumuga ku rwego rw'akagari ntacyo rwavuze. Ku rwego rwacu ntabwo ikibazo nka kiriya tuba twarakibonye ngo turekere aho ngaho, ko ihohoterwa duhora turikangurira abaturage. Dufite inzego zidufasha kumenya ubuzima bw'abaturage umunsi ku wundi. Hari komite y'abafite ubumuga haba ku rwego rw'umudugudu n'akagari. Njyewe
nahoze mbibabaza impamvu ikibazo nka kiriya kitagaragaye kugira ngo uriya mwana yitabweho. Nk'umukuru w'umudugudu ambwiye yuko yajyaga abona nyina agiye mu gasoko gucuruza mu gasoko ko atigeze amenya niba yarageze akamufungira mu nzu. Ubwo rero mu myanzuro narifashe narebye n'ubuzima bw'urwo rugo, ambwira yuko ari umuryango ubundi ise na nyina baracyari bato kuko bafite imyaka 35 y'amavuko, kandi mu rugo harimo abana babiri n'uwo nguwo n'undi umwe. Umwana nkuriya ntabwo yagombye kuba yapfukiranwa bigeze hariya. Ababyeyi babigizemo uruhare cyane. Ikigiye gukurikiraho ni ugukomeza gukangurira inzego dukorana kese ikomeye iyo ari yo yose yakwafekita ubuzima bw'umuturage bajye bayivuga hakiri kare. Aba numva rero hagomba gufatwa ingamba zo guhana inzego z'ubuyobozi hariya hasi zitatanze amakuru ku buzima bw'uriya mwana, ariko n'ababyeyi nabo nka iresponsabilite yabo mu kurera umwana nabo bakayibaza. Maze no kuvugana ikigo nderabuzima, ubu ari ku kigo nderabuzima, bagiye kumukorera ibishoboka ndetse banamutaransfere ku bitaro bikuru. Buri cya mbere ni uko ahise ajyoherezwa ku bitaro, kandi numvise ko hari n'abandi bafatanyabikorwa nabo bamuboneye igare. Ubwo rero ibijyanye n'ibyo kubatunga mu rugo icyo ngicyo turagikora ku buryo bwihuse. Yari intangamabwiriza Leonidas, umuyobozi w'umurenge, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyundo mu karere ka Rubavu.